ese reka ndebe wajya ujya gufata video ukambwira. twongeye kubaha ikaze bakunze namwe inshuti b'ibiganiro byacu, aho uyu munsi tugiye kwibanda ku nkuru ziri kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka n'abatindiye banze mbaze AB Godwin, ese uyu muntu tugiye kuvugaho ni muntu ki? Yamana ni umugabo mukuru w'imyaka 37, akaba afite umwana nawe mukuru w'umumotari hariya mu Gatsata. Umva ko ntago ari umwana, Yamana ni mukuru, ntago waba ufite imyaka ingana gutyo ufite n'umwana ukora ikimotari utwara abagenzi umbwire yuko ari umwana. Aha, ndumva bitorose mu gihe bikomeje kuvuga ko Yamana ari umusaza. Reka tubanze twumve indirimbo bamuririmbiye ijyanye n'agapipi ke, nk'uko ngo bakagereranya n'aka Jihadi. Reka tubanze twumve, turagaruka mu kanya. Agapipi ka Yamana karagondamye, nakiboneye kareba hejuru pe, kenda gusa n'agapipi ka Jihadi, ariko aka Yamana ko karasiramuye, ariko bose bafite udupipi dusongoye, ariko bose bafite udupipi dusongoye. Umuhungu yadutayemo video y'iminota 10, ari gukora ibyo bita sambana siyo, yasambanye umukobwa wa karaya, agapipi ke bana gatamiye barakanyunya pe. Ubwo video yasakaraga, buri wese yifuza kureba episode ikurikiye. Reka twumve nk'uyu nguyu uko abivuga. Ate ko mara mwese ari iminota 5, nshaka ngiye iriya iminota 10. Iyi video nubwo yasohotse, buri wese arifuza gushyiraho comment ye. Abakobwa baragira bati, guys, nimba uskorebye video ya Yamana, umva nawe ukeneye Imana irenze ya Yamana. Abantu barebye video ya Yamana, umva ukeneye Imana irenze yande ya Yamana. Tumenye n'abantu barebye iyo video, durire muri comment. Mubizi rero umunwa wanjye si ujurekera, nagarutse no kuri video ya Yamana. Yamana umuntu watekerezaga ko agiye gushyira hanze ira video akamusebya, nabonye ntacyo asebye aho mu mucungire umutekano, arakubiye papa uramujama ruzuye. Umva nahubwo bagabo bagenzi baramugirira ishyari, abakobwa bazamufata ku ngufu nibabona iriya video uramutipa arakomeye. Uramujama wallahi. Ikindi mbebe bari sinzi niba ari umugore cyangwa ari sheri we, nawe ni mwiza. Iriya video kuyireba ryoshye ntahisebye, usibye kuba wenda yarebwa n'abana, ariko abantu bakuru kuyireba ntahisebye. Ibyo tubireke harumbe. mu gihe ku ruhande rw'abagabo bo ibintu byahinduye isura, bamwe barumva nta kidasanzwe. Sky2 aragira ati, ariko se Yamana ubundi Yamana uko mbona mwamugize brand ndende, wagira ngo ni nka B1 Gin Company yamusinyishije. Uzi ko mani mumeze nk'abantu. Yamana ubundi yakuze iki? Yasinye contract. Ko mutari kuvuga ku buryo papa cyangwa yishe indirimbo yiwe? Ko mutari kuvuga ku buryo papa cyangwa yishe indirimbo yiwe? Yeshe indirimbo yawe ngo ndagenda ngwa marikeri ngo ningwe ribiberi. Uzi ko anyibukije riri iki cyagira ngo nirire poto nkagenda mu ngoto ngo ni poto babo koko bro birana. ushobora kuba kandi wabonye iyi video ukibwira ko itunguranye. Mu maso ya benshi ntabwo itunguranye, kuko n'ubundi byari bimaze iminsi bivugwa n'aba-influencer batandukanye ko iyi video izashyirwa hanze. Gusa kuko nta wundi muntu wari ufite amakuru afatika ndetse iyi video itari iri hanze, nta wigeze abiha agaciro kanini. Kuri ubu yashyizwe hanze. Mbere y'uko ishyirwa hanze ariko, aba-influencer batandukanye babanje kuyivugaho, dore ko wagira ngo bari bafiteho amakuru arambuye.
witwa Jeskizo wa Mupango. Reka twumve icyo we na Godfather bavuze mbere yuko iyi video ijya hanze. Mwana bita y'amano ngo hari step ye ngo bagiye gutereka hanze mu minota itarenze 30. Umwana ngo yaragiye atereka kamera ahantu mu nguni. Ubundi byindimera nk'akaboko k'Uwiteka gahora karambuye. Brasa arayifite. Ngarayifite ya Dan. Iyi nkuru ndagusaba ntabwo wayivuga utarebera video. Nyemerera ubanje. Video yageze gute imihanda? Ntabwo video yagera imihanda bari kuzana ama episode kuko ifite iminota 47. Umwana bamubaga ayo masaha. No. Uburetse gato. Iminota 47 papa. Niyo umwana bamubaga mu bamukoresheje rubare. No. Ntabwo inkuru uraza kuyifiringa ukiri kumva inkuru mbarirano. Nyine ja kusambana. Gusambana se bihuriye he n'iryo zina urimo uravuga? Oya kandi nyine urikunda akuse nawe. Ni wowe yishiriyeho kamera. Uzi ibintu bibaye. Abafana biwe se babyakiriye bate? Uwitwa Benavio ati bita y'ampano ngo we na Baritazari ngo ni bamwe. Abantu bose nakomeje kugenda numva babivuga cyo kuzanye sinzana umusitayeho ariko rwose sinkubeshye ni video y'inota nk'icumi cyangwa 20 biteruko abantu bagiye bayihererekanya muki bagiye bayihererekanya mu bice ngira ngo abantu benshi bagiye kugenda mubona batangira kugenda bayipostinga bitwa bakazuka boss bateretseho ariko none mu myabuneka nje ntabwo nje kuza kugira ngo nkwirakwize amashusho y'urukoza soni ahubwo we niba ufite iyo video shaka uburyo wayibika neza kubera ko ushobora kuza gusanga wisanze mu maboko atarayawe ariko ikigaragara cyo nuko Uwitwa y'Amano nk'iyi video namajije kwibonera rwose byanga byakuna ashobora kuba arayifasha bishaka kubera ko ntago wambwira ngo umuntu kuza gakora muri screen akongera akarecordinga agahindura kamera noneho afitemo umwana ufite ikintu biti buno mana y'isi n'ijuru kuri tatuwaje ya Dan ibi ntabwo nshaka kuza kubivugaho ariko ikiri aho ngaho nuko nkubwira ko ikintu cyitwa imupuriho wamajije kugira gute wamajije mu gihe utarabona video yose ari muri kame. Reka mbibutse ko gusakaza ibikorwa by'urukozasoni bihanirwa n'amategeko, bityo mu byirinde hatazagira uwisanga mu bihano yarazi ko nyamara ari mu bikorwa by'imyidagaduro. Ni mu gihe kandi gutanga ibitekerezo aho biri ngombwa ari uburenganzira bwa buri wese. Reka dukomeze twumva ibitekerezo bigiye bitandukanye byagiye bitangwa kuri iyi ngingo. Turagaruka mu kanya. Dore video ase namwe mwayibonye iminota 47 yose arabaga nani biyo video yishaka ukuntu y'Amano yari kwibagira umukobwa jya muri comment nk'iki link nawe wirebere niho nahereye mbabwira yuko social media zigiye kugakora umuntu arajya mu gikorwa cy'abakuru yangiza akahita ashyiraho kamera cyangwa umukubita ikiri narababwiye babakobwa bashaka kwipfubura babagore bagumiwe babandi bakubiswe nibasanga Uwitwa y'Amano afite umuhini papa gutura kumanitse nk'akaboko k'Uwiteka katajya karambuka uyu muhungu azi gutatamura byibuze hagati y'amasaha 3 na 6 iyo agufasha guhana yihanukiriye uyu y'Amano tayari mfite amavideo ye ari masambana yifasha amashusho umuntu wese uri buze kuvuga ngo Shadow Max ngo ngari kubeshya unyandike inbox nkukubite video y'umwakaka y'Amano ari masambana n'umwana w'umukobwa uyu y'Amano si ubwa mbere ibintu bimuvuzweho yakoze kenshi yasambanye kenshi ariko iyi video nifitiye ubwayo iri bumukoreho njyewe narabwiye ngo ndi umubloga ndi umunyamakuru ndi umuhanzi ahantu hose mba ndiyo papa impano Imana ibarampaye ngomba kwikoresha nk'uko Imana yimpaye uyu y'Amano rero sasa hari video ya y'Amano bivuga yuko yagiye hanze ari gusambana y'iminota 47 mujye muva ku bana sinzi nimba ari byo gusa icyo nabonyeho ni umukobwa bivuga ko bari kumwe muri video gikobwa kirarenze abana b'i Kigali bo nago bisondeka nimba ari byo kuko niko bivugwa aho y'Amano niho abacanshuro bari virusi
ziri muri Uganda nyarwanda rw'umuziki bagushakaho, barashaka ko kariyeri yawe bayirangiza ukazima ukanibagirana ko wigeze ubaho. Mwebwe ibyo nibyo abantu bavugagaho mukagira ngo ubu wowe umenye ko kariyeri yawe nutabyitwaramo neza abacanshuro bayishyize hasi setu. Wowe va ku bantu, nje ndibaza ni bantu ki umuhanzi nka Yamana ikintu tumushakaho ni music, turamukriticizinga kuri music, ese afite umuziki mubi cyangwa mwiza? Ariko ibirenze kuri ibyo sinzi abantu binjira muri privacy y'aba bana just kugira ngo babarangirize kariyeri. Muri mwese ninde udasambana? Ariko ikibazo kiri ninde umuntu urikinga izo video z'abo bantu akabakurikirana muri privacy yabo? Ako gatsiko k'abo bantu ni bande? Umwana twese turabizi Yamana nta muntu, nta pkamingi, nta muhanzi n'aba bose baba bazi ngo naba legendary ukunzwe kurusha Yamana. Afite favor, ni cyana gifite discipline, kiririmba neza, kije mu mitima y'abanyarwanda. Abo bacanshuro rero izo virusi zose zagize ishyari kubera yuko umwana akunzwe cyane, ubu barashaka ko kariyeri ye bayishyira hasi.